nonese ma bimeze bite se? Fresh lang. Ariko ngo usigaye ufite akazi keza. Iyo umuntu amaze igihe mu kazi yaramaze kubona izo kontra n'ibiki nibwo nyine abatangiye kwishimira akazi. Kuzana mirambo mba ndi kwatigita nshakisha amafaranga bya hatari. Ariko ikiriho cyo bro, umuntu uzi gushaka amafaranga kuri no minsi, umuntu uzi gushaka amafaranga arayabona pe. Uziko hari umutipe ngewe nzi, uziko atangiye gucuruza yirirwa azenguruka hano i Nyamirambo, azenguruka yebana kata yebana. Umutipe yatangiye nka saa 2 bro, bikanda bijya nka saa 2 z'ijoro n'ubundi akiri hano i Kigali afite za boro ku ntoki. afite za turama ryarima. Tugomba kubinywera bro. Friday. Ni Friday kabisa. Ujye ubona hano i Nyamirambo nijoro ku abari vibe Ibyana. ubundi Ubundi bari tuvuga ibyana bro. ubundi ni ikintu cyitwa ibyana bro. Ariko je nigeze nifata gutya nko mu masaha 8 gutyo saa 7 gutyo ndabyuka. Man, nageze hara Cosmos no kuri 40 nsanga kabakabimye. Ahubwo umuntu utuye i Kigali bro utegenda mu masaha y'ijoro hakina abazi kabisa. Abantu babashyushye ubona ko ajya muri kumanywa. Abantu bameze neza cyane kabisa. Tuno twari ndi gukora utundi guplaninga bro, ndidukunda. Ikintu cya mbere ni imibare. Ndidukunda tutundi gupanga. Ninjye namwe kabisa. Nzaba mweshe mbadubika mu mazi byatari. ahubwo man hagenda nicara gutya bro tumbaho za story za mini namo nari woza tugire gutya rero man. Umunsi umwe nigaga segonderi mu wa 4 y'abana umusaza ariko tuganira nyine ubona ukuntu mu rugo umusaza aganiriza nk'abana nyine agira inama y'ukuntu barabitwara. Abana banje mujye mwitwara gutya ati noneho umva ikintu kirenze rero ahatangira bati rero bana banje mukwiye kwiga cyane, mukiga mushyizeho imbaraga, mushyizeho umwete. Kuri iki gihe nta muntu ukibona akazi atarize umunsi, kandi urabizi koko niko bimeze. Rero minsi abantu kugira ngo n'akazi gafatika utarasomye byibura kabisa. Bisaba za skills nyine zo ku ishuri, warize imyuga, warize ubundi bumenyi busanzwe, ariko nyine kibuka ufiteho ubumenyi. Zamaze kuvuga rero tutugira inama ndabati icecekere byihorere mwana uracyari muto. Imana subiza kize mwete mu kazi kuko nta mubona akazi atarize. Ndono ngiye kumusukikira ngo byihorere ngo uracyari umwana muto. What the shit man, ukabwira umubyeyi gutyo we mana we. Mbaza ngo byagenze gutyo nk'iza kabwana bro. Amaze ngo wagiye wabona yamaze nguvuze guki ati nyine nari mvuze ngo nyine ntajya nuvuga ngo wajya kumva umuntu ngo yakubiswe izakabwana ariko utarabimenya sha niho wahise ubibonera we. What the shit.